Yes, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi hano icyo tugiye kuba nyaberekera hamwe ni uburyo wakorera amafaranga online. Uyu munsi tugiye kwereka application yagufasha kuba wakora amafaranga igihe uri kugenda byonyine nta kindi kintu ukoze usibye kuba wowe uri kumuvinga gusa uva ahantu hamwe ujya ahandi. Iyo application bayita Packet Share. Iyo application rero tugiye kujya muri Play Store tuyidownloadinge, noneho turangiza dufunguze account. Dore ngiyo bayita Packet Share cyangwa se passive income. Ayi rero iyo ukibona gutya nizere ko wabanje gusobanukirwa cyangwa se umaze kumenya uburyo wayikoreraho amafaranga. Uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe n'uburyo tugiye kubanza dufungure account. Step ya kabiri ndaza nkwereka uburyo noneho watangira gukoreraho amafaranga. Niba ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu yo gukorera amafaranga online cyangwa se make money online, uraza ukana subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, nawe utaza gucikwa n'iyi video cyangwa se utajya gucikwa n'aya mahirwe y'ukuntu wakorera amafaranga online. Ikindi kandi aya mafaranga iyo uyakoreye tayari uhita uyabikuza mu buryo bukoroheye. Yes, abantu benshi ntabwo bazi cyangwa se baba bavuga ngo ni ukubeshya, ariko ibi bintu ni ukuri cyangwa se birizewe. Iyi bayita Packet Share cyangwa se passive income. Iyi ni application igufasha cyangwa se iguhereza amafaranga igihe uri kugenda uva ahantu ujya ahandi, iguhereza amafaranga cyangwa se ukoreraho amafaranga. Abantu benshi bibaza neza cyangwa se ntabwo bazi ko iyi application kuko ikoreraho amafaranga cyangwa se bayikoreraho amafaranga. Ibintu akenshi ntabwo bisanzwe cyangwa se abantu benshi ntabwo babizi. Abantu benshi usanga bavuga ngo sibyo, ariko nuko impamvu bivuga no kuba utarayikoreraho cyangwa se utarayidownloadinga ngo ushyire muri telefone yawe nawe urebe uburyo wakoreraho amafaranga. Urabona ko rero twatangiye tuyidownloadinga. Step ya mbere ni ukuyidownloadinga tukanayinstalla muri telefone yacu, tugashyiramo ibisabwa. Ubundi step ya kabiri, wowe wakandi subscribe uraza kuba wabona uburyo noneho batangira bakoreraho amafaranga, kandi ayo mafaranga agahita aza mu buryo bw'amadolari cyangwa se akaza mu buryo bw'idolari kugira ngo tubashe kuba twayabikuza mu buryo butworoheye. Yes, ikintu cya mbere rero ugomba gukora hano ni ukubanza ukareba neza iyi video kuko biri buze kuba byagufasha wowe warebye iyi video, kuko iyi video nuyireba neza biraza kumera nkaho nawe wungukiye muri iyi video yanjye. Yes, urabona ko noneho ya application imaze kuba yaba installed cyangwa tumaze kuba twayidownloadinga. Uyu munsi ibyo uba twakora rero nta kindi nuko ngiye kureka uburyo wayifungura. Yes, ikintu uzakora uzahita uza hano hasi kuri hano handitse open, ubwo tugiye kuyifungura noneho bisanzwe tuyifungura. Numara kuyifungura azahita ugera ahantu hameze gutya. Tayari hano hose kwereka amasegonda babara kugira ngo utangire kuba wayifungura. Ubwo hano bita bakwemerera uhita uza ugakanda gutya. Numara gukanda gutya tayari bakwereka noneho ahantu handitse ngo sign up. Hasa ubwite sign up dore nahangaha gutya, uhite uza uhakande gutya. Uhita ubanza uza kandi hano hantu handitse gutya. Kano hantu handitse kano kazeru gutya, ubanze uhemeze gutya. Numara kwemeza hano handitse ngo sign up. Ahangaha gutya handitse ngo sign up gutya. Ubwo numara kuza kuri sign up gutya, hano hejuru baraha ikintu cya mbere ubanza kubaza email ndetse na password ugiye kujya ukoresha. Hano icyo uzakora rero uzahita ushiremo email ushaka, wenda n'urugero kanshiremo iyi ngiyi, ariko si ngombwa gushiremo iyi ngiyi, uzashiramo iyo ushaka. Utuzana na password ube wayishiramo rwose, atakubwira ati wenda ni password ushaka, wenda ntago uhita uhimbe wenda hano password ushobora gushiramo ati wenda smart@13 gutya, ukabanza ukareba ibyo wanditse ari byo gutya smart@13, ukahita uza hano handitse ngo sign up. Ngaha nkweretse ko iyi step ya mbere n'ukuntu wayifungura cyangwa se wayinstalla muri telefone yawe. Maze kugera hano uhita wandika ngo sign up, uba wagira hano uhita bakubwira ngo password only use letter and number. Hano kuvuga ngo bakoresha imibare minini letters. Ubwo tuvuga ngo iyi mibare tujya kwishyira imibare minini, noneho kandike ngo smart gutya, smart 13 gutya. Uvuga ko twakoresha imibare ndetse n'amagambo gusa nta kindi kimenyetso kigiyemo. Aha bitizo kandi gutya kuri sign up. Noneho mara gukanda sign up, urabona ko noneho ya application tumaje kuyifungura. Noneho bazitakubwira ngo how Packet Share work, cyangwa se batakubwira ngo ese iyi Packet Share ikora gute cyangwa se ikora mu buhe buryo. Tugiye kuba twarebera hamwe. Uzahita uza ukande hano gutya. Mwibutse ko step ya mbere naberetse cyangwa kubabwira uko iyi Packet Share ikora. Icyo cyabira bakubwira ngo kugira ngo ukoreshe iyi Packet Share, cyo mbere babanza kubwira ngo ugomba kuba ufite network cyangwa se ufite ho data zihagije kugira ngo ubashe kuba wakoresha iyo bita Packet Share kugira ngo utangire kuba wakorera amafaranga. Ikindi kintu cya kabiri cyo kuba twagiraho,
what reward do you receive, ese ufata amafaranga angahe cyangwa se n'ikihe gihembo uhabwa igihe uri gukoresha iyi application. Yes, bakubwira ngo hano kugira ngo ubone iyi application, iyi ngiyi imeze nka business cyangwa se business. Iyi ngiyi rero ukoresha ni nka business kuko igufasha kuba yaguriza amafaranga mu gihe cyagiye uba cyagiye uri kugenda, nicyo gihe niko kwa kundi ugenda ukorera amafaranga. Nkwibutse ko ariko uyakorera muri gihe nawe ufite network cyangwa se ufunguye network. Ikintu cya gatatu wenda bakuba maximize earning on every device, ese buri ni ayahe mafaranga maximize agenderwaho mu gihe buri ko utangiye gukorera amafaranga. Bakubwira ngo iyo uyesitaye ukayishyira muri telefone yawe, ubwo ukabanza kuba wayifungura, hari amafaranga bakugenera cyangwa se amafaranga y'ikaze babanza kuguha. Sinzi ubwo turaza kureba ayo mafaranga ese nangahe, ndetse ndaza kureba niba bayampaye namwe, ndaza kuba nayabereka hano. Ikindi rero ari nacyo cya nyuma, sit down and earn money. Bahita bakubwira ngo icara none utangiye gukora amafaranga. After installing packet enjoy the benefit after info. None bahita bakubwira ngo niba none watangiye noneho kugira ute wayifungura uno tuvuga ati icara none dutangiye dukorere amafaranga. Icyo uzakora rero hano tuza hano kandi start now, ubwo tugiye kureba noneho ese ukuntu noneho watangira ukoreraho amafaranga. Urabona ko noneho dutangire hano ko dukorera amafaranga yacu, ariko ya mafaranga yacu hano kuri account yacu nta kintu gihari, hari amafaranga zero. Yes, hari amafaranga zero. Urabona ko kugira ngo dutangire dukorera amafaranga, ikintu cya mbere hano bidusaba, urabona ko bisaba kugira ngo hano hasi tuza hano hasi noneho tukareba noneho uburyo wakora amafaranga kuri ya ntuzi. Bitakubwira ati hano batakubwira ati urabona ko noneho bihari, bahita ngo share friend. Hano usharinga inshuti zawe, ubwo ni uburyo bwawe bwo gutangira gukoreraho amafaranga. Iyo ni step ya mbere yo gutangira gukoreraho amafaranga. Iyo usharinze inshuti zawe tayari uhita utangira gukoreraho amafaranga bitiri bikugora. Yes, icyo ni step ya mbere yo gutangira gukoreraho amafaranga. Noneho iyindi noneho nkwereka ukuntu bigiye kujya bigenda, bita packet share. Iyi ngiyi noneho hano hari ikintu bita bonus. Sinzi niba uri kubona akantu ka bonus, sorry gatoya. Hano hahita haza akantu ka bonus kari hano gutya, akantu ka bonus kari hano, sinzi niba ukabona, dore ngaka uhita uza ukagakanda gutya. Iyo ugakanzeho tayari bahita bakwereka ngo download for Android. Ubwo tugiye kuidownloadinga, no kuidownloadinga nabwo aba ari andi mafaranga baguhereza. Iyo ni step ya kabiri. Rero niba nakweretse uburyo noneho iyi application downloadinga ndetse na step bagezaho kugira ngo ubashe kuba watangiye gukoreraho amafaranga. Ubu ngubu step ya kabiri mu kanya ngiye kuza mbereka ese ni gute watangira ukoreraho amafaranga, ese amafaranga aza mu buhe buryo. Yes, nizere ko wakurikiranye iyi video ndetse n'igice cya kapita bivuze kuba wagicika n'ukuntu watangira gukoreraho amafaranga. Ubu buryo nakurikirana uburyo wayifunguza n'uburyo watangira gukoreraho amafaranga. Yes, ndagushimiye warebye iyi video. Niba wayikunze ukande subscribe, niba kandi aribwo bwa mbere ukigeraho utarakanda subscribe, nizere ko ugiye guhita uyikanda kugira ngo dukomeze step by step ukuntu iyi packet share money income ikoreshwa. Yes, ndabashimiye wowe ugeze kuri channel, ubanze ukande subscribe ubundi utegereze part 2 cy'ukuntu watangira gukoreraho amafaranga kuri iyi application.